ngubu inkeri rwose, ubundi inkeri niwo mushinga wa mbere, navuga ko ari wo mushinga wa mbere ku isi mu bijyanye n'ubuhinzi. Yego. Ubundi ngiye mu by'ukuri ho natangiriye ku mafaranga makeya cyane. Yego. Kubera ko nari mfite intumbero idasanzwe. Ubundi nta n'ibihumbi, ntabwo bigera ku bihumbi 10 cyane rwose. Ubundi natumijeho ingemwe, ndangije ntangira ndi kuzihinga mu bidomori, nkagenda nzitubura, hanyuma zimaje kugwira ndagura ntera umurima, uyu nguyu muri kuwureba. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, nanone ndi mu majyaruguru, nasubiye kureba uko bahinga inkeri. Ubushize twakoze ikiganiro kugira ngo batera amatsiko, ariko uyu munsi cyo kigenza, ahubwo tugiye kureba indi episode. Ese wahinga inkeri gute? Ese wakora business y'inkeri gute? Ibyo ni ibintu bibiri nshatse kuvugaho. Tugiye kuganira na Valens, twaganira ubushize kandi abenshi mwaramukunze murabizi. Agiye kutubwira uburyo wakora business y'inkeri. Ese wabigenza ute? Ese ufite amafaranga make wabigenza ute ku buryo ushobora gutangira kuri make ukawagira gutyo ugakirigita ifaranga? Ibyo nibyo bingenza, ariko sindi bubatindire kuko nukuvuga ngo ndashaka ikiganiro kiba kigufi kikagusha ku ntego, ku buryo wari wese yumva icyo ari gomba gukuramo. Ikitugenza twese ni ukugira ngo turebe uko twakorera iki amafaranga, kuko kuyabona ntabwo biba byoroshye. Valens, garutse mu bwatsi bwawe. Murakoze rwose, murakoze, ni karibu. None Valens, ntajye kwizimba mu magambo, business y'inkeri ushobora kwitangira ukoresha amafaranga makeya cyane rwose cyane. Aha, yego, birashoboka, ni ibintu bishoboka kuri business y'inkeri. Yego, utangira ku dufaranga dukeya ukagenda uzamuka nawe ugakirigita ifaranga. Wowe ujya gutangira ubuhinzi bw'inkeri, sinshaka kuza kumbwira amafaranga, ariko ndakubaza gutya: watangije menshi, watangije make, kuyatumara amatsiko abadukurikiye? Ubundi ngiye mu by'ukuri ho natangiriye ku mafaranga makeya cyane. Yego. Kubera ko nari mfite intumbero idasanzwe. Ubundi nta n'ibihumbi, ntabwo bigera ku bihumbi 10 cyane rwose. Ubundi natumijeho ingemwe, ndangije ntangira ndi kuzihinga mu bidomori, nkagenda nzitubura, hanyuma zimaje kugwira ndagura ntera umurima, uyu nguyu muri kuwureba, hanyuma bikomeza gutyo. None ubu ngubu ndi gutera amahegitari n'amahegitari. None se utangira utubwiye ko watangire ku bihumbi 10, ukagura inkeri, wari uzitumije mu Rwanda cyangwa wari uzitumije hanze? Okay, ni mushuti wanjye wazinzaniye, ariko urumva wenda nuko nari mfite inshuti, niwe wazinzaniye hanze. Yazikuye hanze? Ubwo yazikuye hehe? Ni mu Buholandi. Yazikuye mu Buholandi? Yego. Aha, ni ibintu bishimishije cyane. Utubwiye ko watangire ku bihumbi 10, none ukaba uri guhinga amahegitari. Ibyo sindi ubisubiramo kuko ubushize naragusuye, n'izo hegitari ndazibona. None ndashaka kukubaza ikibazo: umuntu ukurikiye Mr Tech Rwanda ushaka gukora ubuhinzi bw'inkeri yabigenza ataka kanya? Ni ukuvuga ngo umuntu ukurikiye Mr Tech kuri isaha inama namugira, hariho umuntu uba uje ushaka kugira ngo yinvesting ahantu hanini, hari umuntu uza aje ari umutangizi. Rero nk'umuntu ushaka kuinvesting ahantu hanini, hari nk'uburyo bubiri dushobora kumufasha. Hari uburyo bumwe ashobora kuza tukamugurisha ingemwe, yarangiza tukamworienta, tukamubwira n'ukuntu azagenda arabigenza. Hari n'uburyo bwa kabiri nabwo ashobora kuza tugafatanya, noneho ndetse nkabonamo uburyo bwo kuba twafatanya, ari nabwo buryo bwiza cyane, kubera yuko aho ngaho mba ndi kumwe nawe 100%. Ubundi buryo umuntu ashobora guhingamo inkera, ashobora kuzihingamo ari wa muntu wo ku rugero rwo hasi, afite wenda nk'igishoro cy'ibihumbi 100. Twavugamo nk'abanyeshuri barangije kaminuza, aho kugira ngo ajye kuba umushomeri cyangwa yirukanke mu kazi, ashobora gufata ibihumbi 100, agashaka uburyo yabikorera, akabona ibihumbi 100, yarangiza tukamwigisha uburyo yaturangiza business y'inkeri rwose nawe agakirigita ifaranga. Urakoze cyane Valens, njye nashimye uburyo tuganira, ndabikunda cyane kuko utanga amakuru nk'umuntu ubibamo. Utangira ubuhinzi bw'inkeri, umurima wari uwawe? Oya, yego, umurima ntabwo wari uwanjye, ariko na n'isaha ni ukuvuga ngo ntago nari nagira imirima yanjye ku giti cyanjye. Nibwo buryo bwiza nabonye, ubundi bwiza ugirana amasezerano n'umuturage ufite ubutaka buri kumupfana ubusa, hanyuma mwarangiza mukabubyaza umusaruro. Ubundi ngewe mu 2026 bibaye mahire n'ingiyi, ngiye ndashaka kugira ngo ubutaka nzagura, nzajya ngura amahegitari, ntabwo nshaka kugura ubutaka butoya. Aha, urakoze cyane. Ubwo ikintu cyari gitumye mbikubaza nuko nkuko muri kwibona uyu murima yahinzemo inkeri ntabwo ari umurima yavuze ngo yabanje kugura. Aka kantu agacaho umurongo, ntabwo gutangira business y'inkeri bivuze ngo ubanze ugura umurima. Ariyo makosa tubwiye abantu bakora, ngo ko ngiye nta sambu mfite, inkeri ndabisubiramo zerera amezi 3, muramba baranasaraye. Ariko muri ayo mezi 3 ushobora kuba wakodesheje
ariko utaragura umurima nk'uko nawe yabikoze. Icyo ndakimushimiye. Kagaruka ku kintu yaratubwiye cy'ukuntu ushobora gufatanya nawe niba utarabimenya, aho kugira ngo ushore amafaranga menshi utaramenya uko bahinga inkeri. Hamagara Valens kuri nimero ngiye kumusaba, mufatanye business, mugirana amasezerano nk'umuntu umaze kwimenyera, mwese mukirigita ifaranga. Valens nkomeje noneho. Yego. Ahanga ndashaka kuvugira abantu bari mu ngero ebyiri. Yego. Hari umuntu ufite amafaranga menshi. Yego. Hari umuntu ufite amafaranga makeya. Hari n'utagira makeya ariko afite isambu. Afite isambu. Yego. Urakoze cyane. Abo bantu batatu bose witeguye ko bakorana nabo? Abo bose rwose twakorana cyane. Yego. Uko baba babyifuza, mu rugero bajemo turabafasha tugafatanya nabo. Reka mbabwire, mushobora kugira ngo ndabeshya. Murebe uru rukeri. Urabona ukuntu uri kumera muri kamera. Ntago ari twa dukeri dutoya. Niyo mpamvu nka Mr Tech Rwanda wafashe iya mbere kujya nshakira amakuru y'icyo wakora kugira ngo ubone amafaranga. Ntabwo wahinga izi nkeri buhombe. Reka mbabwire ikintu. Fata izi nkeri uzihaye umuntu muri kado wagize anniversaire. Umuntu ufite ubukwe ukamutegura ku meza yiwe, umugeni, umusore n'umukobwa, ukamutegura runo rukeri, akarurya, umbwira icyo yazakwitura. Iyi ni kado. Siye ko nanjye ntago ndi burusige. Narabivuze ubushize, harimo isukari nyinshi. Jewe uyu munsi ndatahana ingemwe zo gutangira gutera. Abwira iki abadukurikiye Valens? Ni nk'iriye jambo wababwira dusoza. Abadukurikiye icyo nababwira nuko wenda hari abantu benshi batazi ibanga ryo mu rukeri. Yego. Ibanga ryo mu rukeri uza kurimenya ari uko umaze kugira experience mu buhinzi bw'inkeri. Yego. Kandi hari amakosa nagiye mpura nayo mu gihe natangiraga, ariko ubu ngubu maze kumenya amabanga yose yo mu nkeri. Ubu ngubu inkeri rwose, ubundi inkeri niwo mushinga wa mbere, navuga ko ari wo mushinga wa mbere ku isi mu bijyanye n'ubuhinzi. Yego. Ntago bambwira ngo ikindi gihingwa gifite amafaranga nk'ikinkeri. Inkeri nicyo gihingwa cya mbere rwose. Ayo makosa ntahe kugira ngo abantu babyumve, nubwo bazagushaka kuko we niwe uyazi, wabafasha cyane. Hari ukuntu ufata nabi inkeri ugasanga hari kuzamo wastage nyinshi, hari kuzamo imbuto nyinshi zapfuye. Hari uburyo bwo guhandoringa, hari uburyo bwo gukuraho icyo kibazo ntuzahure nacyo. Ibyo byose rero bikakongera umusaruro, bigatuma utaza kugwa mu makosa yo gutakaza umusaruro. Urubyiruko bagenzi banjye, mutinyuke muze dukore. Wenda nagira inama kugira muze dukore umushinga w'inkeri. Inkeri ni igihingwa cyiza gifite amasoko mpuzamahanga, amasoko mu gihugu, muri sekita nyinshi zitandukanye inkeri barakoresha. Hanyuma urubyiruko rugenzi rwanjye, ku bintu bijyanye n'ubushobozi, ndashaka kugira ngo mbizeze icyizere mu guhinga inkeri. Inkeri ntabwo bisaba kugira ngo umuntu atangire ku mafaranga menshi. Mu rugo iwanyu bashobora kugutiza ku karima, ugatangiza amafaranga nk'ibihumbi 20, ukora ifumbire ukaba waryikorera ku giti cyawe, hanyuma akarima ukakihingira ku giti cyawe, ku buryo wenda nk'ikintu cyakugora ari ukugenda ukagura twatugemwe twebwe tukugurishije, warangiza nawe ugatangira ku tuntu dukeya, ariko ejo nawe ukaba ufite icyizere cyo kubaho. Urakoze cyane, ndagushimiye Valens. Ni ukuvuga ngo urubyiruko rurabyumvise ko Valens arahari, witeguye kubafasha. Abashoramari, Valens arahari yiteguye kubafasha, ndetse n'undi uwo ari wese Valens yiteguye kumufasha, uhereye no kuri Mr Tech Rwanda. Nanjye ngiye kwisuganya, hari igihe nzamureba ndebe ko nakora iyo business. Rero ndabashimiye, mukore subscribe, like na share, kandi mumpe comment niba mwakunze Valens, mubwire ngo turamukunda kandi tuzamushaka.